Ibihe byiza, reka nongere mbasuhuze cyane mwese mudukurikiye muri kano kanya. Mbifuriza ibyiza, mbifuriza gutera imbere, mbifuriza guhirwa mu buzima bwa buri munsi tubamo hano ku isi no kubamo neza mu gihe tukibufite, mu gihe kandi twahuye n'ibibazo bitandukanye, mu gihe hari abafite ubukene, uburwayi, ibibazo bya buri munsi. Wakomeza kwihangana ndetse no gutekereza yuko umunsi umwe izuba rizarasa ibintu bikasubira uburyo cyangwa se bikagenda neza. Ni Jado Tuyishime, iyi ni Iris TV, ndetse ushobora no kudukurikira kuri iris.rw. wakurikira inkuru nyinshi tugenda twandika zigiye zitandukanye. Yes, uyu munsi rero reka ngaruke ku nkuru naraye mbonye mu ijoro ryakeye, ngakomeza kugenda ngisesengura nyisoma neza ndebe ibyo ari byo. Ngira ngo ku munsi w'ejo hashize abakurikira social media cyane hano mu Rwanda babonye poste zitandukanye z'abagabo bakunzwe hano mu Rwanda kuri social media, ubwo ndi kuvuga kuri YouTube ndetse no kuri Instagram, nabwo usanga bafite abantu benshi babakurikira. Abo rero nta bandi ni Irene Murindahabi, Yago Sabin ndetse na Sabin. Abo bose bagiye bafite amateleviziyo azwi cyane kuri social media kuri YouTube. Aba rero nk'uko wenda nubwo abantu batabimenye mu buryo buzigwe cyangwa se bweruye, haje kuvukamo ikintu nakwita bifu gikomeye, amakimbirane akomeye ndetse hagati yabo biza kuvugwa na Yago, ariko ntiyakwerura amazina, abantu bakajya bakomeza bamentioninga bitewe nuko babyumva. Bamwe bati ni Sabin, abandi bati ni Irene, batamatiku bafitanye nabo bagabo babiri byanga bikunze. Mu by'ukuri rero kuri ku munsi w'ejo kwaje kujya ahagaragara ndetse hagira n'ibivamo. Binavugwa yuko leta yari yabyinjiyemo kugira ngo haze gukemurwa bino bibazo byari bimaze gukomera mu buryo wenda butari hanze cyane, ko byabaga birimo hagati y'abantu gutyo ugasanga harimo amakimbirane. Nkunda kuvuga ngo durapfa iki k'isi yacu, isi atari yacu. Ikindi kandi kuba harya umunyarwanda yaravuze ngo ubambise ntakurura. Ikindi kandi turi hano turasangira ubusa tukaburwaniramo, kandi ejo si ahacu. Ejo cyangwa ejo bundi tuzataha tubisige ku isi nk'uko twabisanze. Rero burya tuba dukwiye guhuza, tugasangira bike, tukaganira neza, tukaba abavandimwe mu by'ukuri, cyane yuko n'ubundi turi bo. Rero mu minsi ishize Yago yabivuzeho, tifite abantu bandwanya, banyohereza abantu bashaka kuba bamfungisha, bakantega abakobwa, bakabuza abantu kuza gukorera ibiganiro iwanjye. Ese umusaruro wavuye muri bino bintu ni uwuhe? Reka rero mbanze by'umwihariko mere kuri poste naraye mbonye ku munsi w'ejo mu masaha kuziya nijoro, mu masaha y'isambiri gutyo niba nibeshye, ndetse ni poste zakozwe nabo bose tumaze kuvuga haruguru. Reka mpere ku ya Irene Murindahabi wo muri The Choice Live, ndetse ukora ku Isibo TV, ukorana na Philipite igihe kirekire. Nibyo koko abantu ntago bibeshye, muri comments zagiye zandikwa bagenda bamentioninga Irene na Sabin. Niko byagenze kuko nibo bantu byagaragaye yuko bari bafitweho icyo kintu cyo kuba harimo amakimbirane hagati yabo, wenda nubwo muri bumenye ibyagaragajwe nabo aka kanya, ubwo wenda nabyo twafata nk'ukuri. Irene Murindahabi rero yarayanditse ati I love this man, my brother. Avuga ashyiraho alubazi ya Gofali ati keep shining, you know what I mean. Ati ndagukunda, ati nkunda no muvandimwe Yago, ndetse komeza ujye juru utera imbere, urabizi ibyo cyatse kuvuga. Aricyo byari bishatse kuvuga rero. Izi ni comments zenga 290 zari zimaze kujya kuri poste ni kuvuga. Iri poste rero yaje kwita ndetse inasubizwa na Yago, yavuze ati my brother, big ups. Irene Murindahabi ndetse ashyiraho n'utumenyetso twa fire, ndetse ashaka kuvuga yuko ibintu bimeze neza, biri hot, ndetse ataginga na Sabin avuga ati wagwan, ashyiraho n'agatima. Ibiki byari bishatse kuvuga. Tugarutse ku rundi ruhande kandi reka nzenge no kuri no poste ya Yago, hari na poste ya Sabin, byose ndi kubibona hano kuri screen yanjye. So
reka wenda nkurikizaho Yago Sabin yagize ati why am I stressing? Yes, why am I stressing? I better count my blessings. Ubumwe plus ubumuntu plus guca bugufi egare cyangwa se iterambere rirambye @, murungi one love @irene murindahabi. Aha naho Yago Sabin ndetse na Irene murindahabi baje bahita bashyiraho comments aho bagize Yago Sabin yagize ati ibuye utudomo satani yatsinzwe way up Yago Sabin. Irene yagize ati nawe big things mwana inkibebe ndazisuhuje, ashyiraho utumenyetso two guseka. Reka dusoreze kuri post ya Yago Sabin nayo ngiyi hano ndi kuyibona kuri screen zanjye. Yago Sabin yagize ati satani arongeye aratsinzwe, keep winning the top shatter Yago Sabin. Nuko ibintu bimeze rero muribaza ibi byose amaposte yose yagireho rimwe ni muri ayo masaha yakomotse kuki, yavuye hehe, byagenze bite? Ese koko yamakimbirane Yago yavugaga ni Irene murindahabi ndetse na Sabin niko ko bigaragara ngo ku munsi w'ejo ku gicamunsi ubwo ari ku masaha y'isa 9 z'igicamunsi aba bagabo bose baje guhurira hamwe bahujwe na leta. Nkuko bigaragara cyangwa se bivugwa amakuru angeraho nuko baba barahuye Yago Sabin yabanje kuhagera ndetse ategereza abagenzi be barahagera, Irene arahagera ndetse na Sabin arabahasanga, ariko bari bafite umuhuza hagati ya. Mu by'ukuri iyi social media yo mu Rwanda imaze gutera imbere ku buryo ikibazo kiramutse gikomeye bigera no ku bafana benshi, kandi usanga abantu benshi hano mu Rwanda, si no mu Rwanda gusa no hakurya yarwo bakurikira bino bitangazamakuru byo kuri social media. Ni nayo mpamvu ntekereza ko leta nayo ishobora kuba yagizemo uruhare kugira ngo bano bagabo bashobora kuba bakwiyunga, kuko wenda yabonaga ko bishobora kuzabyara ikintu kibi. Bitewe n'iki Yago yagiraga umwanya akavuga ati abantu barashaka kuzanyica, abantu barashaka kumfungisha, barandega abakobwa baragira gute. Ni ikintu gikomeye, ni ikintu gikomeye cyane aho yavuga ati ibintu ngiye no kubiva mbireke YouTube nyireke nyibarekere. Donc urumva ko mu by'ukuri wanarije izo mvugo ari ibintu byari bimaze kuba bikomeye kuri we, bimuremereye. Rero baje guhura baraganira birambuye, bakubita ibibazo hasi, umwe avuga ibyamugezeho, ndavuga ibye ndavuga ibye. Nuko rero amakuru mfite nuko ngo baje gusanga hari umwe mu bahanzi hano mu Rwanda ngo waba waragiraga uruhare mu kubateranya. Ntazi impamvu kugeza ubu yaba yarabikoze ku giti cyanjye, impamvu yaba yarafashe bano bagabo ngo abe yabateranya. Ese we sinzi icyo ari kungukira muri ibyo bintu, I don't know. Sinzi bari no wenda waramutumye kugira ngo abateranye, wenda I don't know, kuko ntago bari mu kibuga kimwe. Sinavuga ko we ni umuhanzi n'abanyamakuru, I don't know, gusa niyo makuru ari hanze. Ngo uwo muhanzi kandi nkuko bivugwa ngo ni umuhanzi ngo ukunze gukora ama interview cyane ngo kuri YouTube. Agataho ndacyakora analize neza ku giti cyanjye, nawe wazikora niba ukunda social media wamenya ngo ese uwo muhanzi yaba ari nde. Twe turi gukeka ariko ba nyirabyo barabizi, bazi ari we, ndetse tuzagumye tugenda dukurikirana amakuru n'ubundi mbere yuko bijya hanze yuko abari bafitanye amakimbirane kuri Yago ari Irene na Sabin. Hari abantu bari batangiye kugenda babikeka n'ubundi byanga bikunze. Ukuri guca musiko ni gushya, never kuratsikamirwa kugatinda ariko ni guhera. Yes, hanyuma rero ibyo birangiye nibwo bahuje umugambi, barongera barahuza, bemera gushyira hamwe no gukorera hamwe, nuko bemera no kumanuka kuri za social media zabo bandika ayo magambo twagarutseho tugitangira inkuru. Gusa Yago ubwo wenda twagiye dukurikira yaba na Instagram live, ikiganiro gisukora live kuri Instagram, yaba n'ibiganiro agenda akora ahuriramo n'abantu batandukanye, yagiye yagaragaza yuko hari abandi bantu bagiye babwirwa ibintu byo kuba babuzwa gukora ibiganiro kwa Yago. Ngira ngo nk'urugero natanga
umukobwa witwa Christelle ejo bundi ikiganiro nabonye yakoranye nawe yabigarutseho avuga ati hari umuntu twakoranye interview yarambwira ati Yago ni fake. So icyo kintu cyajemo gusa sindi kwibaza ikibazo niba kiri ku ruhande rumwe cyangwa ku muntu umwe uri muri abateranya, niba ikibazo wenda kiri kuri collection y'abantu benshi barimo gushaka kubateranya, cyangwa se ikibazo bashatse kugicoca bakakimurikira rubanda kugira ngo ibintu bibavemo cyangwa se bivemo bigaragaje yuko byarangiye ariko wenda kigihari. I don't know, iyo analyse nakora nk'umunyamakuru. Harimo bafata ku mavuta ngira ngo n'abantu bagiye baba mentioninga muri post imwe nabonye ikinyamakuru kimwe cyakoze bavuga ati yavuze ukuri. Donc ni byinshi rero biba biri muri ino industry, ariko ikiriho cyiza gikomeye nuko bagaragaje yuko biyunze birabuko. Dukorere hamwe social media, YouTube, aba YouTubers mu by'ukuri ibi bintu twabyisanzemo kandi nabyo twazanye ku isi, tuzanabisiga abandi babikomeze, tuzasaza abandi babikore. Rero kuba wumva yuko ari wowe wakora ibiganiro wenyine, kuba wumva yuko wabuza abantu kujya kwa mugenzi wawe, kuba wumva yuko wakwishyura abantu ngo bataganiriza abantu mu bindi bitangazamakuru, ibintu bitari byiza cyane, ni amashyari mabi. kandi niba binabaho mu by'ukuri ni ibintu abantu baba bakwiye kwitondera ndetse no kureka, kuko twese twaronka, twese twarya, buri wese n'ubushobozi bwe. Nguko bimeze, nashaka kubapudetinga mbabwira ko hari uko bimeze. Ba bantu Yago yavugaga ko ni Sabin na Irene niko byagenze, ariko kugeza ubu bicaye hamwe bavuga yuko atari byo, ndetse ngo bashyira ukuri hanze, ko niko kuri rero kwabashije kujya kugaragarira ku marangamutima y'ibyo banditse kuri za social media, ubwo buri wese yagera agashungura. Reka tubashimire mwese mwakurikiye kino kiganiro, ndabashimiye mwese mukomeje kudukurikira, mbasaba gukomeza gukanda subscribe muri benshi kugira ngo tuzamure chaîne, natwe dukomeze tuzamuke mu ruhando rw'abandi. Shimira ababikoze, shimira abagiye kubikora nonaha, shimira abakurikira igitangazamakuru cyacu aricyo iris.rw. haba hari inkuru nyinshi zanditse zimeze neza, mukomeze mugubwe neza, muronke muhahe, muronke mugira ibyo mutanga ndetse n'ibyo musigarana, mugira amafaranga, mugira umugisha, mugira urukundo, mukomeze rero muronke. niko nasoza mvuga, yari Jado Tuyishime. ubwo mba mbifuriza byinshi byiza, nkaganga igenda nanabisubiramo kubera ko biba binsakaye ku mutima. Mukomeze rero mugubwe neza.